irashaka ukiranuka nkayo. Kubera ko ishaka ukiranuka nkayo rero nta handi wabikura hatari kuri yo. Nayo ikintu ikora ni ukubiguha nk'impano, kuko ntiwabikorera ngo ubishobore. Ntabwo washobora gukora iby'Imana ikora atari ibikoze muri wo, atari ibiguhaye. Kuvuga ngo nyamara tumenye ko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo atsindishirizwa no kwizera Yesu Kristo. Dore ndetse natwe twizeye Yesu kugira ngo dutsindishirizwe no kumwizera, bitavuye ku mirimo itegetswe n'amategeko, kuko ari nta muntu tumva nagasubiramo inshuro 1000, kuko ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Haleluya. Uyu mufarisayo arashaka gutsindishizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ariko urabibonye ko bidashoboka. Paulo arabitubwiye hano mu Galatiya 2:16, hanyuma undi udafite ikintu cyose yakwirata imbere y'Imana mu guca bugufi gusa, akizera ko Imana ari ikiranuka, yahawe impano yo gukiranuka, yahawe gutsindishirizwa. Ndagira ngo rero nkubwire nawe urimo kwiyemera uyu munsi wa none, ukumva wakwiyemera ukemeza n'Imana, urimo urarushwa n'ubusa, urimo urangiza umwanya wawe. Ibituro inyuma ngo biba bisize ingwa, ariko imbere harimo umunuko, harimo amagufwa. Yesu yagiye agirana na bibazo kubera ko bashaka guhora biyerekana nk'aho ari beza, ariko by'umwihariko abafarisayo ni abantu bashakaga gutsindishirizwa, kwemerwa n'Imana bishingiye ku byiza bakora. Hanyuma abakoresha b'ikoro nabo rero tubonye ko bari abantu babiri bagiye gusenga, umwe ari umufarisayo undi ari umukoresha w'ikoro. Aba bakoresha b'ikoro yo kuntu bakoraga, iyo bajyaga gusoresha mu baturage basanzwe, bakaga umusoro washyizweho nk'itegeko ry'Abaroma, bakanarenzaho n'utwabo. Niyo mpamvu batari bakunzwe na gakeya mu Bisirayeli. Haleluya, haleluya. Ni umunezero mwinshi, ni ubuntu kuba muri uyu munsi mwiza Imana yaturemeye ngo tuwishimiremo kandi tunezererwemo, twongeye kuboneka muri studio za Grace Abounds TV kugira ngo tuganire namwe ijambo ry'Imana. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo. Aho ni mu Baroma 2 n'umurongo waho wa 4. Jewe turi kumwe muri iki kiganiro cy'uyu munsi, ndi Pastor Sam. Ni kenshi cyane nkunda kuba ndi inyuma ya kamera, ariko nkabatumira abatumirwa beza, ariko uyu munsi ndahibereye kugira ngo nanjye mbaganirize. Yesu ashimwe. Ndagira ngo nanabibutse ko duterwa inkunga na Fine Builders Limited, company ikora imirimo yose y'ubwubatsi, yose ikintu cyose ushaka kijyanye no kubaka, inzu yawe yo kubamo, inzu y'ubucuruzi, apartment, ibintu byo gukurikirana ibyangombwa byo kubaka barabigufashamo, kugura no kugurisha baragufasha. Bagane, baherereye i Remera neza neza imbere ya BK Arena. Nimero wabahamagaraho urayibona aho ngaho muri screen yawe. Imana iduhana umugisha. Hanyuma uyu munsi ndashaka kubaganirira mu magambo makeya, ariko nkazabikora kenshi, ku migani ya Yesu Kristo. Yesu hari imigani yagiye aca, murabizi ko yajyaga avugira mu migani. Imwe mu mpamvu yamuteraga kuvugira mu migani ni impamvu nyinshi zayimuteye, ariko iya mbere navuga, icya mbere kwari ukugira ngo atange ingero abantu bashobora kumva, kuko yaza kuza avuga iby'ubwami gusa akabivuga nk'uko biri, cyangwa iby'umwuka gusa abibwira abantu b'umubiri gusa ba kamere, byari bugorane ko babyumva. Rero yagerageza gukoresha ingero n'imigani bashoboraga kuba bumva muri ako kanya. Ariko ikindi cya kabiri cyari kugira ngo abantu batabyitayeho cyangwa batamwitayeho, birangira aho nyine batamenye ibyo ari byo, ariko abamwitagaho bose byarangiraga bamenye ubusobanuro bw'icyo yavugaga. Haleluya. Ndashaka rero kuzabaganira ku gutsindishirizwa, ariko duciye muri iyi migani Yesu yagiye aca, nkabaganira ku gutsindishirizwa. Uyu munsi ndashaka guhera ku mugani uri mu gice cya 18 cya Luka, umurongo waho wa 9. Reka tuhasome tuganireho gatoya. Icyo nshakamo no gutsindishirizwa, mbereka gutsindishirizwa muri uwo mugani, ubwo tuba dushoje.
hanyuma ikindi gihe tuzaza dushakamo ikindi nacyo kirimo, ariko ndashaka kubereka gutsindishirizwa kuri muri uyu mugani. Ni Luka 18 umurongo wa 9 haravuga ngo uyu mugani yawuciriye abiyiringiye ubwabo ko bakiranuka bagahinyura abandi bose. Umugani uratangiye hano rero ku murongo wa 10 ati, abantu babiri bazamutse umusozi bajya mu rusengero gusenga. Umwe yari umufarisayo, undi ari umukoresha w'ikoro. Umufarisayo arahagarara asengera mu mutima bati, Mana, ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi b'abanyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi cyangwa ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro. Mu minsi 7 hose niyiriza ubusa 2, ntanga 1/10 mu byo nungutse byose. Naho uwo mukoresha w'ikoro ahagarara kure, ntiyahangara no kubura amaso ngo arebe mu ijuru, ahubwo yikubita mu gituza ati, Mana, mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Umurongo wa 14 urimo message yacu haravuga ngo ndababwira yuko uwo muntu yamanutse agiwe ari utsindishirijwe kuruta wa wundi, kuko uwishyira hejuru azacishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azashyirwa hejuru. Amen. Yesu ashimwe cyane. Urabona n'abantu babiri bagiye gusenga bombi, urumva hari ishyaka bagize cyangwa hari umutima bafite muri bo wo gushaka Imana. Hanyuma ariko bageze aho basengera habanza umufarisayo. Abafarisayo bari abantu icyambere babaga bubahiriza amategeko ya Mose, nubwo Bibiliya tubwira neza ko nta muntu n'umwe ushobora kuyubahiriza. Niyo mpamvu Bibiliya ikomeza kutubwira ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Rero abafarisayo niyo bitagaho cyane, bakanaba n'abigisha bayo. Mu yandi magambo bari abakiranutsi bo mu gihe cyabo, ariko gukiranuka kwabo gushingiye ku byo bo bakora. Paulo yabaye umwe muri bo. Hari amagambo yigeze kuvuga, reka nyarebe mu Bafilipi 3, hanyuma duhite tugaruka kuri uwo mugani. Abafilipi 3 Paulo yigeze kuvuga gutya, mpereye ku murongo waho wa 4 aravuga ngo, niba hari undi wese wibwira ko afite impamvu imutera kwiringira umubiri, jyeweho namurusha. Dore nakebwe ku munsi wa 8, ndi uwo mu bwoko bw'Abisirayeli, ndi uwo mu muryango wa Benyamini, ndi umuheburayo w'Abaheburayo, ndi umufarisayo ku by'amategeko. Urumva Paulo nawe yari umufarisayo ku by'amategeko, ku byo kubahiriza amategeko. Aravuga ngo ku by'ishyaka narenganyaga itorero, ku byo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo. Paulo yivuga nk'umuntu washoboraga kubahiriza amategeko yose idini ryabaga ryamusabye, cyangwa se amategeko y'ubwayo yabaga yamusabye, niko we yivuga. Ariko arangije munsi gatoya avuga ko yayubahaga rwose, ngo yari inyangamugayo kuri yo. He was blameless. Nta kintu wari kumushinja na kimwe mu bijyanye no kubahiriza amategeko. Ageze ku murongo wa 7 avuga gutya, aravuga ngo, nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu, kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo. Murongo wa 9, kandi mboneke ko ndi muri we, kandi mboneke ko ndi muri Kristo, ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera. Aba bantu bitwa Farisayo rero Paulo avuze ko yari umwe muri bo, ni abantu bakurikizaga amategeko, kandi we yiyerekana nk'umuntu washoboraga no kuyubahiriza nubwo hari abandi batayubahirizaga. Murabizi ibibazo byinshi Yesu yagiye agirana n'abafarisayo, akavuga ko bikoreza abantu imitwaro bo badashobora no gukozaho imitwe y'intoki, akavuga ko bameze
nk'ibituro, inyuma ngo biba bisize ingwa ariko imbere harimo umunuko, harimo amagufwa. Yesu yagiye agirana na bibazo kubera ko bashaka guhora biyerekana nk'aho ari beza, ariko by'umwihariko abafarisayo ni abantu bashakaga gutsindishirizwa kwemerwa n'Imana bishingiye ku byiza bakora. Hanyuma abakoresha b'ikoro nabo rero tubonye ko bari abantu babiri bagiye gusenga, umwe ari umufarisayo undi ari umukoresha w'ikoro. Nabo bari abantu bari ubundi abayuda cyangwa abisirayeli bari bakoronijwe n'abaroma, kambivuge gutyo. Hanyuma abaroma rero bakagira abantu babishyuriza umusoro, babaga rero n'abari abisirayeli cyangwa ari n'abayuda, ariko bakaba abakozi b'abaroma. Aba bakoresha b'ikoro y'ukuntu bakoraga, iyo bajyaga gusoresha mu baturage basanzwe, bakaga umusoro washyizweho nk'itegeko ry'abaroma, bakanarenzaho n'utwabo. Niyo mpamvu batari bakunzwe na gakeya mu bisirayeli, kubera ko bafashaga, urumva abaroma ubwabo barabakoroneje, bakoroneje abisirayeli, hanyuma n'aba bene wabo boherejwe n'abaroma ngo babishyurize umusoro, bakagenda bakongeraho n'ibyabo. Aho yari kuguca, ni urugero ndimo kwifatira, 10,000 yategetswe n'abaroma ko ari byo ari buguce, akaguca 15, ibyo 5 bikajya mu mufuka we. Bari abantu rero batari bakunzwe, bari abanyabyaha bazwi. Niyo mpamvu nimureba inkuru za Zakayo muzazibona, nawe tuzamuganiraho. Yarazwi, yari yanzwe ku buryo na Yesu kugiwe hari abantu benshi byababaje, kuko babaga banzwe pe, kandi bizwi ko ari abanyabyaha, nabo ubwabo babizi ko ari abanyabyaha, babizi ko atari beza. Niyo mpamvu bigeze mu gusenga, umwe yishingikiriza ku mirimo ye, yishingikiriza ku byiza akora, abwira Imana, arayibwira ngo Mana ndagushimye kubera icyo ndicyo, kubera ibyo nshoboye njyewe ndi mwiza. Iyo nigeranije n'aba bakoresha b'ikoro, ndi mwiza cyane. Cyambere, njyewe ntanga 10 mu byo nunguka byose. Cya kabiri, mu cyumweru niyirizamo 2. Buriya kwiriza ni ikintu kitoroshye murabizi, ariko we buri cyumweru ngo akirizamo 2. Atangira kwigeranya rero n'abandi bantu, yigeranya n'abasambanyi. Niyo mpamvu buriya Yesu ageze ku kintu cyitwa ubusambanyi, ntago yagarukiye ku kuvuga gusa ngo handitswe ngo ntugasambane, kuko nibiko byavugaga mu mategeko. Yaravuze ngo nureba umuntu gusa ukumva hari ukuntu mwifuje muri wowe, uri umusambanyi. Aho niho ashobora gutsindira aba bafarisayo, ko kubafatira mu busambanyi bisanzwe, guhuza ibitsina. Hari igihe umutego batari buwugwemo kubera ibyo babaga bari byo, ariko mu mitima yabo wenda birimo. Rero Yesu we yagaragaje gukiranuka Imana ishaka. Ntago umuntu utari umusambanyi Imana yashakaga, si umuntu utabikora gusa, ni n'utabitekereza. Ni urwo rwego Imana yashakagaho. So uyu mugabo w'umufarisayo rero ajya imbere y'Imana arirata, yigeranya kubo yigeranyaho bose. Amaze gusenga ngo na wa mukoresha w'ikoro nawe araza arasenga. Mukoresha w'ikoro rero we, kubera ko yemeraga ibyaha bye, yemeraga intege nke ze, araza ajya imbere y'Imana ngo atinya no kurarama ngo arebe mu ijuru byonyine. Abwira Imana ngo Mana njyewe ibyanjye birakaze, ndi umunyabyaha. Bibiliya ivuga idaciye ku ruhande, iravuga ngo ndabwiza ukuri k'uyu mukoresha w'ikoro yatashye atsindishirijwe kuruta wa mufarisayo. Kubera iki ibintu bimeze gutya? Ntabwo Imana ishaka ko umukiranutsi ari uwarushije abandi gukiranuka, kubera ko ntabwo ishaka ko dukiranuka dushingiye ku byo dushoboye n'ibyo tudashoboye. Abantu batari basobanukirwa iryo banga bafite deception nyinshi mu buzima bwabo, kuko usanga asenga ariko ukabona nta nubwo arimo kubona ibisubizo bingana nk'iby'abadasenga. Ugasanga hari abantu baguriye uje ejo bundi ngo none bigenze gutya na gutya, njyewe biracyamezwe. Batunzwe no kwigereranya ku bandi bantu, bumva ko basenga kurusha abandi,
bumva ko hari ibyo bakora kurusha abandi, bumva ko ni nabyo byaha twajyaga twatura tugeze mu masengesho, ugasanga wowe urimo uratura wenda ngo ntabwo usenga uko bikwiriye, ntusome ijambo uko bikwiriye. simwe kuvuga ngo senga gakeya cyangwa soma gakeya, ndimo ndavuga ngo ntawe ukwiriye kuba wigeranya ku bandi bantu. So uyu mugabo kubera ko nta kintu yishingikirijeho na kimwe, ahabwa gutsindishirizwa. Undi wishingikirije ku mirimo yo myiza ataha adatsindishirijwe. Kasome umurongo umwe wo mu Bagalatiya, dushaka tuwusorezeho. Bagalatiya 2:16 ngira ngo haravuga ngo nyamara tumenye yuko kansome 15 na 16. 15 haravuga ngo dore twebweho twavutse turi Abayuda, ntituri abanyabyaha bo mu banyamahanga, nyamara tumenye yuko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Uriya mufarisayo yari ataramenya iri banga Pawulo yarazi, yari ataramenya ko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Niyo mpamvu arimo kwirata imirimo, natanze icyacumi, nirije, nakoze ibi n'ibi, njye sinsambana, njyewe siniba, njyewe sinkora ibi n'ibi. Ni ukuvuga ngo ni kwa gukiranuka. Ubushize nabaganirije ku gukiranuka kubiri. Gukiranuka kwa mbere ni ukuva mu mirimo yawe, mu byiza byawe, ariko hari ukundi gukiranuka kw'Imana kwahishuwe, guheshwa no kwizera. Ariko gukiranuka Imana ireba, ntabwo ishaka gukiranuka nka runaka, irashaka gukiranuka nkayo. Kubera ko ishaka gukiranuka nkayo rero nta handi wabikura hatari kuri yo. Nayo ikintu ikora ni ukubiguha nk'impano, kuko ntiwabikorera ngo ubishobore. Ntabwo washobora gukora iby'Imana ikora atari ibikoze muri wo, atari ibiguhaye. Kasoma uyu murongo dusoza. Haravuga ngo nyamara tumenye ko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo atsindishirizwa no kwizera Yesu Kristo. Dore ndetse natwe twizeye Yesu kugira ngo dutsindishirizwe no kumwizera, bitavuye ku mirimo itegetswe n'amategeko, kuko ari nta muntu, tumva nagasubiramo inshuro 1000, kuko ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Haleluya. Uyu mufarisayo arashaka gutsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ariko urabibonye ko bidashoboka. Pawulo arabitubwiye hano mu Bagalatiya 2:16. Hanyuma undi udafite ikintu cyose yakwirata imbere y'Imana, mu guca bugufi gusa akizera ko Imana ari ikiranuka, yahawe impano yo gukiranuka, yahawe gutsindishirizwa. Ndagira ngo rero nkubwire nawe urimo kwiyemera uyu munsi wa none, ukumva wakwiyemera ukemeza n'Imana, urimo urarushywa n'ubusa, urimo urangiza umwanya wawe, ntabwo Imana ishobora kuzakwemezwa n'ibyo wayikoreye. Imana itwemezwa n'icyo yadukoreye iyo tucyakiriye. Reka nsoreze ahangaha nkubwira ngo icyo ukeneye ni ukwizera umurimo wakozwe rimwe gusa bikaba bihagije iteka ryose, ukozwe na Yesu wo gucungura inyoko muntu. Ariko mu bwenge bwe ntibishoboka, mu mbaraga zawe ntibishoboka, bishoboka gusa wizeye uwo nguwo. Imana iduhana umugisha.